ni bwana Papa Francisco. Aherutse kwitaba Imana mu minsi yashize, ariko bamwe mu baresitike cyangwa abanyabugeni bati ntitwabyihanganira. Bahise biga cyangwa bashakisha uburyo bwose batangiza umushinga wo gukora igishushanyo cya Papa Francisco bakoresheje ibikoresho bigiye binyuranye, harimo imiringa ihenze za bronze, harimo amatafari ndetse n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu bwubatsi. Kuri ubu umuhanzi bita Don Weigand, uyu abarizwa mu gace ka Chesterfield, leta ya Missouri muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu yakoze ishusho ya bronze ya Papa Francisco ishingiye ku ifoto yafashwe na Pat Levin. Gusa umugore w'uyu munyabugeni ni umwe mu bagize Pontifical Academy of Sciences. Ku ifoto igaragaza Papa Francis rero yakozwe n'abantu bagiye batandukanye, ariko ahangaha reka tugaruke kuri uyu mushakashatsi cyangwa uyu munyabugeni, ni uwitwa Weigand nk'uko nabibabwiye. Uyu yamaze imyaka 5 akora ku iyi shusho. Ni ishusho yarangije mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 ubwo yashyikirizaga Papa Francisco ku itariki 8 Nzeri muri uwo mwaka n'ubundi. Iyo shusho ni igice cya bronze cyashinzwe ku giti cya walnut, ikaba igaragaza Papa Francisco mu buryo bwa 3/4. Umubiri we uhindukiye gato werekeza kuwureba. Uyu mugabo Weigand yifashishije kopi y'umusaraba ya Papa Francisco igihe yajyaga gukora iki gishushanyo. Iyi shusho yayihawe na Vatican kugira ngo akore neza ibintu bigaragara ku iyi shusho. Yishimiye gukoresha impano ye mu guha icyubahiro Papa Francisco n'akazi ka Pontifical Academy of Sciences, cyane ku bijyanye n'ibibazo by'ihindagurika ry'ikirere n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'ibidukikije. Iki gishushanyo gifite byinshi bikigize: style cyangwa tekinike zicyubatse. Hari nk'ahari base relief ya bronze. Iyi yashyizwe ku giti cya walnut, ni igiti cyatoranyijwe by'umwihariko kugira ngo gishyirweho iyo foto. Yakozwe ku buryo Papa agaragara mu mwanya wa 3/4 view, nabibabwiye. Bivuze ko ureba hafi ya dogere 45. Uvuye imbere ye, igice kimwe cy'umubiri we cyerekanwe kurusha ibindi bice bye by'umubiri. Bisobanuye ko byagaragazaga ubwitonzi cyangwa imitekerereze y'uyu Papa Francisco. Si ibyo gusa, Papa agaragazwa umwenda we usanzwe w'umweru n'umusaraba we wa petrola, bikozwe mu duce duto tugiye turambuye. Ibi bigaragaza ubuhanga buhanitse mu mirimo ya bronze. Isura y'uyu mugabo Papa Francisco w'iki gishushanyo yerekana ibitekerezo byimbitse ndetse n'ubwitonzi. Bigaragaza kandi umuntu uhangayikishijwe n'imibereho y'isi, gutekereza ku bantu ndetse n'ibibazo bihari muri rusange. Amaso ye areba ku ruhande ruto nk'uwitegereza ikintu kiri kure. Ibi bishushanya icyerekezo, icyizere, ariko nanone bigasobanura kugorwa n'inshingano. Nubwo ibipimo by'iki gishushanyo bidahari, ariko bivugwa ko iki gishushanyo ari kinini cyane. Bishobora gushyirwa ahantu h'icyubahiro muri Vatican cyangwa se ahandi hantu hose hahurira abantu benshi. Iyi ntabwo ari ishusho y'ubwami cyangwa ubwiza nk'uko ishusho nyinshi ziba zimeze, ahubwo iyi ni ishusho y'icyiyumviro. Yerekana Papa Francisco nk'umuyobozi w'umwuka utuje, wihariye mu bitekerezo no ku mutima w'abantu. Iyi shusho kandi igaragaza umurongo wa Papa, umpuhwe, ubutabera ndetse no kubabarira. Iyi shusho ye wayihuza n'ubuhanzi, ubushakashatsi ku buzima ndetse no ku mihindagurikire y'ikirere, kuko ubwo yamushyikirizwaga yari yakozwe n'abashakashatsi ba Pontifical Academy of Sciences. Uyu mugabo Weigand yayikoze akoresheje amafoto menshi na video imyitwarire ya Papa, agerageza gufata igihe gito ariko cy'ukuri, aho Papa Francisco agaragaza ukuri ndetse kuri ku mutima we. Iki gishushanyo gikoze mu buhanga buhanitse cyane, aho abashakashatsi cyangwa abenjeniyeri bagiye batandukanye bagikozeho ubushakashatsi bwinshi cyane, ariko kugizana n'izi saha ikiruzuzwa ngo kirangire, baracyacyubaka. Wowe waruneze amatwi wakoze kubana nanjye. Intego ni yayindi, niyo kukugezaho ibiganiro cyangwa ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe. Utarayikora nawe usanzwe uyikora, ni kwa kundi n'ugukanda ako kazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibyo dutangaza. Wakoze, ndagushimiye.